haleluya haleluya. Hari ikintu nakundiye Abisiraheli ngo bari muri Egiputa ntabwo bigeze bahindura imico yabo cyangwa se imyitwarire y'Abisiraheli. Bariya Baheburayo kazi bari bafite imico yabo yihariye itandukanye n'iy'Abanyegiputa, mu myambarire, mu mivugire, mu myitwarire yabo bari bafite umuco w'Abakristo, umuco w'abana b'Imana. Uyu mwuka w'abadayimoni rero uri kwinjira no mu bantu b'Imana, uri kwinjira no mu matorero, ugasanga abakobwa turi kwiyambika utuntu tudashinga, turi kwiyambika utuntu tugaragaza ubwambure bwacu, turi kwambara ubusa. Reka nkubwire ngo ntabwo ari umuco w'Abakristo, ntabwo ari umuco nyarwanda, ntabwo ari umuco. Kera byabagaho ko umukobwa w'umunyarwanda yirinda, akarinda ubuzima bwe, agahora anezeza ababyeyi be, agahora yumvira umuryango we, kuko ibi bintu byari ishema ry'ababyeyi, rikaba ishema ry'igihugu ko twari dufite abakobwa bafite umuco. Haleluya. Ariko dayimoni irazamutse, izo ngabo Satani yagabye ziri kugenda zitunyaga abantu bazima, zikagukuramo ubumuntu, zikagukoresha ubwazo, ugasigara ugengwa nazo, ugatangira kwambara ubusa, ukumva ntacyo bitwaye, ukagenda mu muhanda, ugatangira kwisiga ibintu ntazi ibyo ari byo, ukagenda mu muhanda wumva ufiringa ubwo buzima. Nyamara Satani ari kugushuka, ashaka kugusha uriya mugabo kugira ngo amusenyere urugo, kugira ngo azinukwe uwo bashakanye, ejo bakore divorce, basenye, batandukane, abana babyaye basigare mu marira, umwe arererwa hamwe undi arererwa ahandi. Ibaze abana kugira ngo bakurire mu buzima nk'ubwo bafite ababyeyi bombi, ariko umwe akura adafite se, undi akura arerwa na se adafite nyina, kuko habayeho divorce. Uyu mwuka w'abadayimoni winjiriye abantu babiri, umugabo ndetse n'aba bana b'abakobwa, barimo kumva ko ntacyo bitwaye, wabona ukumva nyine uko uri kwitwara birakunejeje. Nyamara Satani ari kugukoresha nk'igikoresho cyo gusenya urugo rwa mugenzi wawe, ari kugukoresha nk'igikoresho cyo gusenyera runaka. Imana ishaka ko tumenya ubwenge, tugasaba ubwenge bw'ijuru, haleluya, tugasaba ubwenge buturwanirira, tugasaba ubwenge butwambutsa iki. Umbabarire wumve neza Imana. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ibiganiro byacu bimeze nka episode aho tugenda tugaruka tubaganiza, nta kubaha agahenge kuko twe twiyemeje gukora. Niyo mpamvu abantu mudukurikira mwakoze subscribe, muraba agaciro cyane. Ndetse nawe ugeze hano bwa mbere utarayikora, hari n'abantu bakunda nyine kureba ibiganiro batarayikora, ndagira ngo uyikore kugira ngo nawe winjiye mu muryango mugari w'abantu badukurikirana ndetse batuba hafi. Nitwa Nyawe Lamberto, Nyawe Sike. Ntabwo uyu munsi ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyereye mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda dukorana. Umeze neza? Ndabona ko umeze neza kabisa. Bimeze bite? Ibintu ni amahoro. Ni amahoro. Ariko nta wundi mwenda ushobora kwambara utari ikoti? Kubera iki? Nuko mbona bigoye kukubona mu wundi mwambaro utari ikoti. Uyu mwambaro ndawukunda, nkunda ikoti cyane. Igihe cyose naba ngiye gusenga, ariko cyane cyane ndyambara ngiye gusenga. So gusa ikote ndarikunda mu buzima bwanjye. Nyiri n'umwana nararikundaga. Natangiye kwambara ikote mfite imyaka nka 12 gutyo. Yego. Yego. Hanyuma umeze ute? Umeze neza? Washima Imana? Meze neza, ndumva nkomeye. Ibintu ni amahoro, urarya, urisiga, amavuta aragufata neza, uruhu ruratoshye. Nawe urabibona? Yego, nawe urabyibonera. Yes, hanyuma hari ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye tugirana, bimwe biri hano kuri Yana Media. Uri umuntu ukunda gukora ibiganiro bijyanye no kuba wahugura, bijyanye n'ubuhamya, bijyanye n'ubuhanuzi, bijyanye n'iyerekwa. Uyu munsi ugiye guha abantu iki?
uyu munsi ikiganiro nzanye ni ikiganiro cy'iyobokamana cyangwa se kijyanye n'ubuzima bwacu muri rusange. Icyo nacyo kiri mu iyerekwa cyangwa ihishurirwa nahawe, ni naho nakuye iki kiganiro nje kukuganiza none icyo Mwuka Wera yanganirije, icyo nicyo nje kugufashisha kugira ngo kikubake, umenye uburyo ukwiye kubaho, umenye ikiri kukwirukankana, umenye imigambi mibi Satani afite ku buzima bwawe. Cyane cyane ikiganiro cyanjye cyangwa se intego nzanye uyu munsi ni teme ivuga kuri divorce. Turibanda cyane kuri divorce ziri kuba hirya no hino muri iyi minsi. Ni ibikorwa bitajyaga bikunda kubaho cyane kera, ariko iki gihe byabaye, mbese ni byo byuzuye Afurika. Divorce, abashakanye bari gutandukana buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Gayi nguko. Hanyuma rero tangira dusengera dukomeze ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, munyemerere dutuze imitima yacu dusenga Imana maze nayo idufashe muri aka kanya keza. Mwami Yesu, ndagushimiye, ushimiye urukundo rwawe, ushimiye imbabazi zawe, ushimiye gukomera kwawe, ushimiye ubuntu n'urukundo uhora utugirira buri munsi, ushimiye kudahwema kutugirira neza nubwo turi babi, nubwo dukora ibyangwa n'amaso yawe kenshi, ariko impuhwe n'ubugwaneza bwawe bihora ku buzima bwacu. Ndagushimiye cyane rero ko utameze nk'abantu, ndagushimiye cyane ko udakora nk'abantu, ndagushimiye cyane ko utubera inshuti y'inkoramutima. Ujya uba aho inshuti zo mu isi zitari, ujya uba aho imiryango yacu itari, ujya uba aho Mwami Imana abo twashakanye batari. Wowe ubwawe urihagije ku buzima bwacu. Ndagushimiye kuri inshuti yacu idukunda kandi twitaho. Mwami Yesu rero, aka ni akanya keza, amahirwe akomeye twongeye guhabwa yo kugira icyo tuvugira imbere y'ubwoko bwawe, imbere y'abantu wiremeye. Uwiteka Imana ishobora byose, reka ijambo tugiye kuvugira ahangaha Mwuka Wera w'Imana ariherekeze, aryinjize mu mitima y'abagiye kumva, kandi yongere abubake cyangwa se abafashishe iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye kirogoya yose, nirukanye amajwi ya Satani, nirukanye imbaraga umwijima zose zakwabura iri jambo tugiye kuganiraho mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera mpinduke igikoresho, ntaba ari njye ubivuga, ahubwo Mwuka Wera w'Imana anyuzure, anganze, ankoreshe, ampindure igikoresho ahora akoresha buri munsi. Urakoze Uwiteka Imana kumvishe gusenga no gusaba kwanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Hanyuma wakomeza ugeza ku bantu ubutumwa wabazaniye uyu munsi. Murakoze cyane. Amazina yanjye kamanzi nivuge, nitwa Niyonsaba Eric, ndi umugabo ufite umugore umwe, ndi umukristo mu itorero ryitwa Bethesda Church. Usibye ko burya iriya ni address, itorero nyaryo cyangwa urusengero nyarwo ni mu mutima wawe cyangwa ni mu mutima wanjye. Iby'amatorero tubarizwamo ziriya ni aderesi. Rero no mu bundi buryo mu mutima wanjye mba numva ndi urusengero rw'Imana. Niyo mpamvu mpora nitwararika numva ko nkwiye kwera imbuto zikwiriye buri munsi, kugira ngo igihe Imana ikeneye aho iruhukira nangiza muri njyewe. Rero nubwo buryo, izo nizo aderesi zanjye. Reka nihutishe ikiganiro rero, dutangire gahunda yacu. Nshuti bene data uduteze amatwi, ndaje ngo tuganire, nkumenyeshe icyo Mwuka Wera yambwiye muri iyi minsi, impamvu intambara ziriho, impamvu amarira ari kuba menshi, impamvu uri kugeragezwa cyane cyane ngiye kwibanda ku ngo zubatse.
hari ingo ziri mu makimbirane, ingo ziri mu bibazo rwose pe, kandi ndatekereza ntawe ukunda ibibazo, ntawe ukunda intambara, ntawe ukunda kubaho mu buzima nk'ubwo ngubwo bupfuye, ahubwo buri wese amarangamutima ye amwerekeza mu kumva yahora anezerewe, mu kumva yahorana amashimwe mu mutima we, mu kumva yahorana imbaraga, yumva ahorana ibitwenge. Ariko muri iyi minsi ntabwo biri gukunda. Satani ari kukunyaga ibihe byiza. Reka nkubwire ibihe byiza byo gusenga. Satani ari kukunyaga ibihe byiza mu rugo iwawe. Satani ari kukunyaga umunezero wagiraga, usigariye aho uri kugenda mu nzira wivugisha nk'umusazi, ugenda mu nzira bumwe ugata aho wari ugiye ukaharenga, kuko ibibazo stress z'urugo zabaye stress. Rero namaze iminsi nsenga mbaza Imana, ese Mana, ibi bintu bizagarukira hehe? Iyi minsi dusohoyemo ese ni igihe cya nyuma? Ese ni biki? Ariko Mwuka Wera w'Imana aransanga, agira icyo amishurira. Nagiye kubona mbona ingabo nyinshi zirazamutse zivuye ahantu hasa nk'umwijima, zizamutse cyane, zari nyinshi, zifite imbaraga, zifite, sinzi uko nabikubwira, ingabo ziri mu mwijima zifite intwaro zose zishoboka zikwije. Izi ngabo ndibaza ngo mbese izi ngabo ko mbona ari nyinshi zigiye gutera hehe, ziturutse hehe? Mwuka Wera w'Imana arambwira ngo dore aba ni abadayimoni bazamutse, izi ni ingabo z'umwijima zizamutse ku isi, zije gusenya ingo zari zibanye mu mahoro. Ndavuga ngo Mana we, ibi ni ibiki koko? Arambwira ngo impamvu uri kubona amahoro yabuze mu ngo nuko Satani yababaye, afite yageze igihe cyo kugira agahinda, ababajwe n'umunezero ufite mu rugo rwawe, ababajwe n'uko ubanye neza n'umuryango wawe, ababajwe n'uko famiye yawe muri kwishima mumeze neza. Ahitamo kuvuga ngo reka nohereza ingabo zijye gusenya ruriya rugo, kuko ntabwo binejeje. Sasa iyo ubabaye, iyo ugeze mu bihe bikomeye, reka nkubwire ngo amarira yawe, agahinda kawe, kuboroga kwawe, kujarajaza umutima kwawe, ibyo nibyo binezeza Satani, nibyo Satani ahora yishimira. Iyo umuntu w'Imana ababaye, iyo umuntu w'Imana ari mu makuba, ari mu kaga, icyo nicyo Satani yishimira buri munsi. Rero ahita yohereza ingabo, izo ziza zije kurwanya ingo cyangwa gusenya ingo. Izo ngabo njya kubona mbona zikwiye imishwaro ku isi hose, zigenda zishakisha, zikinjira kuri buri muryango, hamwe bakagera ukona bise bavayo, ahandi bagera ukona umwe ati ndaguma ahangaha. Nuko izo ngabo ziza zishaka abagabo cyane cyane, ndetse n'abana b'abakobwa b'Abanyarwanda, b'Abarundi, b'Abanyafurika, kugira ngo aba badayimoni bababaze umuryango. Nshuti bene data, hari ikintu namaze kubona kandi kimbabaza cyane muri iki gihe, ni ubuzima busigaye buriho mu ngo zubatse. Ni uburyo abashakanye bari kubana none. Yewe uzitegereze neza, mu gihugu cyacu tugira ubukwe bwinshi rwose, dufite umugisha wo gukora ubukwe, ariko nanone hari ikintu kibi kiri kuba. Amadevoruse abaye menshi, gusenya kubaye kwishi, ibyari urukundo biri guhinduka amarira. Nanjye ntabwo nakubwira ngo mbese, ariko ijambo nyamukuru nshaka kukubwira, ngambiriye, ni ukukubwira ngo injira mu mbaraga zo gusenga, usengera umuryango wawe, usengera ubuzima bwawe, usengera famiye uturukamo, kuko Satani yohereje ingabo zo gusenya umuryango wawe no kubabaza. Mwuka Wera w'Imana arambwira ngo uko ubona ziriya ngabo ziguye imishwaro zijya gushaka ingo zinjiramo kugira ngo zibemo, zituremo, ni ukuvuga ngo bashaka gusenya urugo uriya mudayimoni agezemo. Ntabwo rubaho, ntabwo ruramba.
nta mahoro rugira. Byanga bikunda uriya mudayimoni azahava arusenye. Mwuka wera w'Imana arambwira ngo uko ubona bahageze kuriya bagiye muri ziriya ngo zose, buriya urugo uriya mudayimoni yinjiyemo ntazapfa kuhava adasenye. Agiye kugenda yinjirira umugabo atangire kubona amafuti, abona amakosa atabonaga, mbese abe nk'ukozwe ku maso kandi nk'uhumutse, atangire kubona umugore we nk'utamukwiriye, atangire kubona umugore we nk'aho yahutse. Nuko uwo mudayimoni nicyo ngicyo cyamuzanye mu rugo rwawe cyangwa se mu muryango wawe, kugira ngo ase nk'ubereka ibidahari, abereke ko ari byo by'ukuri, amaketinga ibinyoma, maze birangire mushwanye, abateze amakimbirane. Ijambo ry'Imana naganiriye na Mwuka Wera cyane akanya kanini, arambwira ngo nzabwire abantu ngo dukunde gusenga, dusengere ingo zacu, dusengere imiryango yacu, ndetse dusengere abana bacu. Wa mubyeyi we uneze amatwi, sengera urugo rwawe, usengere umutware wawe, umushinganishe, umwamurureho izo mbaraga z'umwijima, umwamurureho imigambi ya Satani, kuko Satani ashaka kukunyaga umunezero, Satani ashaka kugusenyera, Satani ashaka kukwirukana muri urwo rugo, Satani ashaka kukubuza amahoro. Satani ari kurwana, arwana buri munsi, arwanya ubuzima bwawe, ashakisha hirya no hino kugira ngo urugo rwawe rusenyuke. Hanyuma mbona izindi ngabo zasaga n'izo ngizo zinjiye mu ngo ngo zije gusenya ingo. Mbona n'izindi nazo zasigaye mu nzira. Mwuka arambwira ngo dore ziriya zitagiye mu ngo ziri gutangira abana b'abakobwa kugira ngo zibinjiremo. Uyu mudayimoni ashaka kwinjira mu mwana w'umukobwa kugira ngo uyu mukobwa atangire yuzure ubwibone, atangire yumve ari mwiza cyane, atangire abone imyambarire ye ntiyari mukwiriye, ahindure imyambarire, ahindure uburyo imyitwarire, uko yubahaga mu rugo bihinduke, uko yatahaga kare bihinduke, yumva akwiye guhora mu birori, yumva akwiye nawe guhabwa agaciro ke. Nuko uyu mudayimoni ngo namara kumukoresha ibyo byose, ba bagabo bananiwe kumvikana n'abagore babo, ba bagabo batangiye kubona abagore babo ko atari beza, ko batabakwiriye, ko bahubutse, ko mu rugo bitameze neza, nagera mu nzira ahunze urugo rwe ahure na wa mwana w'umukobwa. Nyamara uyu mukobwa yari umuziranenge, uyu mukobwa ntago yari ari muri iyo gahunda, uwo mukobwa ariko kuko dayimoni yamaze kumwinjiramo, uyu mugabo ugiye guhura n'uyu mukobwa nta kindi birabyara kiretse ko umugabo arabona uriya mukobwa akuzura amarari menshi, akabona ubwiza bwe, akabona uburyo yambaye ya myambaro abakobwa muri kwambara muri iyi minsi itabakwiriye. Reka mvuge, hari imyambarire ya Satani, hari imyambarire dayimoni yazanye, hari imyambarire, hari imico iri kuzanwa n'abadayimoni. Dukwiye kwiyama, dukwiye kuzinukwa, tukihesha agaciro. Haleluya! Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi dufashe kumva iki kiganiro. Wowe mukobwa, reka nkubwire iri jambo: ihesha agaciro, uhesha Imana yawe agaciro, nubwo utizera cyangwa se udasenga, ariko izere Imana yakubumbye, ikakurema, ikagushyira ku isi, ikaguha ubuntu bwayo, ikakubeshaho. Utekereze ubuntu bw'Imana, uburyo ikubeshaho buri munsi nta ruhare wabigizemo. Icyambere, iguha umwuka uhumeka, nta kigega cy'umwuka ufite. Ikindi, irinda ingingo zawe buri munsi, ingingo zawe kuba uzifite zuzuye, ufite amaguru abiri yuzuye, kamwe kataracika. Si uko ibyakaguciye amaguru bidahari utabiciyemo, ni Imana yakurinze nubwo udakijijwe. Kuba ufite amaboko yawe akiri mazima, ariho intoki zuzuye, Imana ni igitangaza yakweretse ko ari Imana ibana nawe buri munsi.
hari byinshi byakaguciye amaboko, hari byinshi byakakuvanyemo ibindi, ariko Imana yarakurinze. Rero nubwo utubaha Imana, gerageza wite ku gaciro k'ibyo Imana igukorera, ugire uburyo witwararika, ugire discipline, wubahishe izina ryiza ry'Imana yacu yo mu ijuru. Mukobwa, irinde imigambi ya Satani ku buzima bwawe, irinde ibikorwa bya Satani ku buzima bwawe. Ese unejejwe n'iyo dayimoni izi kwinjiramo igukoresha, ikwambika ubusa, buri munsi ugenda uzamura, ngaho hari ibintu bisigaye biri kubabaza Imana muri iyi minsi. Ntabwo tukiri kumvira umwuka. Byageze no mu bakristo, abakristo turi kureba imico iri hanze, tukumva twifuje gusa n'abo hanze. Haleluya, haleluya. Hari ikintu nakundiye Abisiraheli ngo bari muri Egiputa, ntabwo bigeze bahindura imico yabo cyangwa se imyitwarire y'Abisiraheli. Bariya Baheburayo kazi bari bafite imico yabo yihariye itandukanye n'iy'Abanyegiputa, mu myambarire, mu mivugire, mu myitwarire yabo. Bari bafite umuco w'abakristo, umuco w'abana b'Imana. Uyu mwuka w'abadayimoni rero uri kwinjira no mu bantu b'Imana, uri kwinjira no mu matorero. Ugasanga abakobwa turi kwiyambika utuntu tudashinga, turi kwiyambika utuntu tugaragaza ubwambure bwacu, turi kwambara ubusa. Reka nkubwire ngo ntabwo ari umuco w'abakristo, ntabwo ari umuco nyarwanda, ntabwo ari umuco. Kera byabagaho ko umukobwa w'umunyarwanda yirinda, akarinda ubuzima bwe, agahora anezeza ababyeyi be, agahora yumvira umuryango we, kuko ibi bintu byari ishema ry'ababyeyi, rikaba ishema ry'igihugu ko twari dufite abakobwa bafite umuco. Haleluya. Ariko dayimoni irazamutse, izo ngabo Satani yagabye ziri kugenda zitunyaga abantu bazima, zikagukuramo ubumuntu, zikagukoresha ubwazo, ugasigara ugengwa nazo, ugatangira kwambara ubusa, ukumva ntacyo bitwaye, ukagenda mu muhanda, ugatangira kwisiga ibintu ntazi ibyo ari byo, ukagenda mu muhanda wumva ufiringa ubwo buzima. Nyamara Satani ari kugushuka, ashaka kugusha uriya mugabo kugira ngo amusenyere urugo, kugira ngo azinukwe uwo bashakanye, ejo bakore divorce, basenye, batandukane, abana babyaye basigare mu marira, umwe arererwa hamwe, undi arererwa ahandi. Ibaze abana kugira ngo bakurire mu buzima nk'ubwo, bafite ababyeyi bombi, ariko umwe akura adafite se, undi akura arerwa na se adafite nyina, kuko habayeho divorce. Uyu mwuka w'abadayimoni winjiriye abantu babiri, umugabo ndetse n'aba bana b'abakobwa, barimo kumva ko ntacyo bitwaye, wabona ukumva nyine uko uri kwitwara birakunejeje. Nyamara Satani ari kugukoresha nk'igikoresho cyo gusenya urugo rwa mugenzi wawe, ari kugukoresha nk'igikoresho cyo gusenyera runaka. Imana ishaka ko tumenya ubwenge, tugasaba ubwenge bw'ijuru. Haleluya. Tugasaba ubwenge buturwanirira, tugasaba ubwenge butwambutsa iki kigeragezo dayimoni yazanye, cyitwa divorce, cyitwa kubura amahoro mu ngo, cyo kubuza abantu umudendezo. Shuti bene data unkurikiye, reka mvuge iki kintu wa mubyeyi we dusoza ikiganiro cyacu, ariko ubu butumwa nkugejejeho umbabarire wumve neza. Imana ishaka ko usengera umuryango wawe, Imana ishaka ko uha agaciro urugo rwawe, Imana ishaka ko wita ku rugo rwawe wa mugabo we. Satani ye kukwereka ibibi by'umugore wawe ngo nawe wumve koko nibyo. Satani aragushuka. Umugore wawe ni mwiza, wamushatse mukundanye, umushaka umukunze ndetse ubizi, ntago byaragahararo, ahubwo kumuhararukwa kwawe ni Satani uri kukwereka ko bitari byo, kugira ngo akunyaga umunezero wawe. Ukibaza ngo ahari kukuganisha ni hehe? Ese ahari kukwereka wagize ngo ari umunezero uzasangayo? Ntawo. Nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro ari hanze y'urugo rwawe, nta mahoro ahari. Hanze y'ubuzima bw'umuryango wawe nta mahoro ahari. Amahoro nyayo ari mu muryango wawe. Haleluya.
shikama usengera umuryango wawe, wambara imbaraga z'umwuka. Uwiteka Imana ashaka kukubakira urugo. Wa musore we, wa mukobwa we, muri mu bihe by'urukundo mushaka kubaka, musengera ingo zanyu zitarabaho, kuko Satani ashaka kubabuza amahoro, akabasenyera ubuzima, akabasenyera umuryango, akabadindiza, ugasanga duhoze mu buzima bupfuye. Imana ibaha umugisha. Mubyeyi, wite gusengera urugo rwawe. Mugabo, wite gusengera urugo rwawe. Wa mwana we w'umukobwa, reka nawe nkubwire, wite gusengera ubuzima bwawe ndetse n'umuryango wawe. Satani ye kugukoresha, ye kugushuka ngo wemere. Itware nk'umwana w'Imana, itware nk'uw'Imana yakunze. Imana ishimwe. Ijambo ryarambwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mubo Yesu Kristo yaje gucungura, nawe urimo. Ubugingo bwawe buracyari mu biganza bya Kristo, ntabwo yigeze aburekura, nawe ashaka kukurokora. Imana iguha umugisha. Rero bene data, ubutumwa nari ngufitiye bwari ubu ngubu. Munyarwanda, yewe uri hanze y'igihugu cyacu, mu Burundi, Tanzania, Kenya n'ahandi hose, wakira ubutumwa, wumve ko hari imbaraga zazamutse zije gusenya umuryango. Izi mbaraga dukwiye kuzirwanya twivuye inyuma. Niyo mpamvu uzabona amadevorce ari kuba menshi cyane, urukundo nyarwo ntirukiriho, kuko dayimoni zaje kunyaga pe. Imana ikomeze kutwubaka no kudushyigikira, ikomeze kuturwanirira. Munyemere dusengere iri jambo, nyamara wizere cyane. Wowe byamaze gusohoraho, wowe wanzwe, wowe ibi byasohoyeho, wa mwana w'umukobwa we, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wongere wambare imbaraga, usubire ku rufatiro. Imana iragushaka, ishaka kukugirira neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turasenze kubw'ijambo ryawe. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi, iri ni ijambo Mwuka Wera yashyize muri twebwe, iri ni hishurirwa twagize kugira ngo tubashe kurigeza kuba duteza amatwi. Abazabyumva bose, abazumva ubu buhamya, abazumva ubu butumwa, reka buzabagirira umumaro, buzabubakira umuryango, buzabasubize ku rufatiro mu izina rya Yesu Kristo. Umunezero wabo Satani yari yaranyaze ugaruke mu izina rya Yesu. Abagabo bari barataye ingo zabo, bazi ko ingo zabo mbese ibyo reka bongere bakumbure, buzure ubuntu n'urukundo, bamenye ko baguye mu bishuko bya Satani, basubire mu ngo zabo, biyunge n'imiryango yabo, be kubabaza abana babo, be kubabaza abadamu babo, ababyeyi bataye ingo zabo. Reka be kumva ko abagabo babo babigizemo uruhare, ahubwo bumve ko hari dayimoni yaje gusenya, bahagurukire kuyirwanya, maze bambara imbaraga z'umwuka. Uwiteka ndakwinginze, rengera abana b'abakobwa, ubarwanire, ubatsindishirize. Rengera urubyiruko rw'u Rwanda, urengera umukobwa w'umunyarwanda mu izina rya Yesu Kristo. Icyasha Satani yasize aba bana, reka kibaveho mu izina rya Yesu Kristo. Imyambarire idahwitse Satani yazaniye aba bana, reka ibaveho mu izina rya Yesu. Bambare bikwize, bakunda Imana, bakunda abantu b'Imana, bakunde gusenga, kugira ngo nabo bongere bahesha agaciro izina ryiza rya Yesu Kristo, bongere bahesha agaciro ibikorwa byiza uhora ubakorera buri munsi. Urakoze Uwiteka kunyumvishe, ngaho nyemerera Mwami kubw'ijambo ryawe, amadevorce ari kuba muri iyi minsi agabanuke Mwami. Abari gushyingiranwa none babona amahoro, bubaka ingo nzima zishingiye kuri Kristo Yesu. Yesu Kristo ababere ibuye rizima ryubaka ingo. Uwiteka Imana, ndakwinginze, nagusaba byinshi uko ndi umwana w'umuntu, ariko kuko wumva nk'Imana ugakora nk'Imana, urakoze kunyumvishe. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose Mwami. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Mwe mwari muduteze amatwi, mugume ku rufatiro, musenge Imana igambiriye kubagirira neza, kandi Imana iragukunda, nta na rimwe igambirira kukubabaza. Murakoze cyane. Hanyuma ukeneye kutuvugisha, ari uko tuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, ari uko dore ko ari nabyo twiberamo, ari uko tuganira ku buhamya runaka cyangwa kuri message ushaka kuyisobanukirwa neza, waduhamagara kuri nimero 07 9 3 4 4 0
521 0793440521. iyo niyo nimero dukoresha buri munsi, iba no kuri WhatsApp, mwatuvugisha tukaganira. Imana ibahe umugisha. Yes, reka dushimira abantu bose babanye natwe mu kiganiro ndetse n'abakomeza kudushyigikira mu buryo bwose. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, twari kumwe na Eric nanjye Nyawe Sike, aho tugenda tuganira mu biganiro cyangwa se kuri topic zigiye zitandukanye. Reka mubwire ngo kora subscribe ndetse ufungure n'inzogera. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye, hose ni Yana Media TV. Ciao ciao, hasta la vista. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabashimiye. Imana ibarinde.